bambwira ngo 2024 hagiye gufungwa insengero, nge narizi tuko wawiri hagiye gufungwa insengero, abatekereza ko zizapfa kongera gufungurwa mu byibagirwa. Nibwo nababwiye ngo icyo akora 2025 hazaba ikintu kidasanzwe, n'ubu ndagitegereje. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo na bugingo n'ubu, hanyuma Claude rero ababoneyeho. Claude mu kuboneraho afatiraho. Papa Bitangaza nanjye yarampamagaye. Yahamagaye umukameramani wanjye. Ariko ntiyakamenya nyiricano. Urumva? None ahamagaye mbwira umukozi ndamubwirane waya Iriba ry'Abera TV itekwa murabizi ngire ngo abantu badukurikirana oya inkorere. Agenda rero ahamagara, urabona ko yongeye kupostinga, noneho yongeye kuba umusitari ariko mu bintu by'amafuti biraho bidashika. Noneho iriya sound ngo nyakabwana ntabwo ari umugore we, kuko umugore muri gukina prank muzasubirana, sibyo? Ntabwo wakoresha iriya mvugo, rirajwe n'iryundi muntu. Ikindi kandi umugore muzasubirana mukongera mukarebana, ijambo kukurya amaturo ntabwo rishoboka. Urumva ko kandi ni nk'ibi ngibi Kongo, sorry mwihangane ntabwo ngiye muri politiki, kuvuga ngo umusirikare ngo w'u Rwanda ngo yabonye ngo nta kundi yabigenza ngo ariyahura si igihugu cyamutumye, niba cyaranamutumye nta mbunda cyamuhaye, ku buryo umuntu uyoboye urugamba ajya mu mugozi. Ntibishoboka ibyo bintu bibaho. Yakirashe se ndetse imbunda ikora iki? Isasu se rimari. So ibyo byandiko yanditse bariho babeshesha, yari kuzandika, yamara no kuzandika akirasa, cyangwa se wenda ibyo ni ibindi reka ngezaho. Rero kwita umugore muzasubirana muri prank ngo kama ngo twakuriye amaturu, wowe nande se mwari benshi, undi nawe azongera kukugaramira mubizi ko ari prank ngo nyakabwana, ntabwo bishoboka. Rero iriya sound ni y'undi mugore runaka, urumva? Wenda ibyatwakuriye amaturu ni indaya Papa Bitangaza yari ari guserereza. Abanyarwanda bahite bakanguka babyumve. Urumva twakuriye amaturu, kereka iyo hazamo ijambo rivuga ngo nakuriye amaturo. Ariko twakuriye amaturo uburyo hajemo n'ubugoryi abantu bihangana. Umuntu bavuganaga yari mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Nduba, akagari ka Gasanze, umudugudu ngire ngo n'uw'Uruhetsi. Kubera iki? Hariya higeze kuba ifamu y'abagabo. Urumva? Wenda ntago ndi buvuga amazina yabo. Ni abapasitoro bagera mu 8 n'umunyamakuru wa 9 wababagamo. Iyi nkuru umuntu wayisobanura neza ni Theo bose babiri. Kirumvikana? Iyi nkuru umuntu wayisobanura neza ni Pastor Claude. Sinzi niba mujya mubona inkovu Claude agira hati. Turayibona. Iriya nkovu niyo muri icyo gihe, muri iyo periode. Claude ntago muzanye, nta nubwo mwibasiye. Nawe arabizi ko twicaye tukaganira iki kiganiro nge na Claude. Umuceri yawe umene yabishira hari. Urumva? Icyo gihe rero hari harabayeho abagabo bananiranye ku ngufu. Abagabo bamaze kunanirana ku ngufu baragenda bo ubwabo bakora iki kintu. Bari bafite gaze, bari bafite inkono zabo. Theo bantu bareba ikiganiro Theo bose babireba yakoze ngo mwanyigishije kunywa inzoga. Nimwe mwazinyigishije. Ibintu rero tubavugana ukuri. Theo rero aho yigiye kunywa inzoga ni he? Ni Gasanze muri iyo nzu. Aha rero ntago ari ubwa mbere Papa Bitangaza
yari akinnye iyi mikino yo kuvuga ko umugore yamunaniye cyangwa nawe yamutaye. Icyakora icyo nemera yigeze amutaho ni igihe abahanuzi bari bahitinze, yego nibwo bicaga ibikeri bakabyumisha. Iki kiganiro naragikoze. Bamara kubyumisha, urabona hari ukuntu ikoti riba rifite umufuka hano, kositimu. Murabizi ko ikoti ry'ikositimu rigira umufuka mo agafuka indani. imbere. Bamara kubyumisha, hari icyo bita uburigondi. Uburigondi ni iki? Ni uko Pascal ampamagara akampa nimero y'uwamuhaye ibyifuzo, icyo bita pasi, ngo niba wabuze inzu reka nguhe umuntu usengera. Icyo gihe rero abanyarwanda ntabwo bari bagafungutse amaso. Yego. Hari ubuhanuzi buvuga ngo cyangwa amahereko apfuye ngo naryamye ngo ngiye kubona mbona ngo nimero yawe ije ku gikuta mu nzozi. Yego. Ngo nyihawe mu nzozi. Hari umuntu wabikoze hano ngo niba ari wa mugabo wabahaye ibiganiro ngo yagiye ikuzimu. Yego. Ahubwo hari indi nkuru ukoze hasi unyibutse ibuye. Uzi ko bari abatipe bateye ubwoba bagiye ahantu bari gusengera umuntu, ngo barajya bavuga ngo Imana iravuze ngo nimuduhe 120,000. Reka nze amajwi ndaza kuyaguha. Urumva wa mugenzi w'umukongomani niwe wari uri kubimbwira, uretse ko namufashe amajwi. Noneho barasenga baravuga ati Imana iravuze ngo muduhe 150,000 arakira. Mukimara kuyaduha kandi ngo ni hano ku Gisozi, bakimara kuyabaha umuntu ahita arapfa. Apfuye baramufata baramuzingazinga barorosa, ubundi baritahira ngo mu kanya ngarabakangutse. Bagiye gushyingura umuntu yatangiye kunuka, bazinga zakanguka. Barabatipe barabahatari. None se uyu ntuza nanamubonyemo hano njye nanamwifatira. Uyu mupasiteri witukuje w'umuhondo cyane, ntuza abukuru Abeli, yego, w'umurundi. Ngire ngo niba atari yanafatwa nuko hari ribi itarabimenya. Yarahunze. Hari uwo mukibona hano muri yarahunze. Ari amakuru mfite nuko ari mu karere ka hirya ya Huye bahita oya muri Butare. Nyanza se? Hari Nyanza, hari Huye, hari akandi karere Kongoro. oya none se Butare igizwe n'uturere tungahe? Nyaruguru se nishaka oya Gisagara. Karere ka Gisagara. Ni umurenge wa Gisagara. Ni Gisagara. Ni by'akarere ka Gisagara na Nyanza. None za Gisagara. Ni mu ntara y'Amajyepfo. Buriya iyo mvuze ngo igisambo runaka, iki ni igisambo, mba mbizi. Njye yibye umuntu duhagararanye Kimironko kuri Call Video ngo none Imana irimo iranyereka hari ibintu bagutongereye, ariko ngo icyo umwuka aza kugutegeka ugikore. Tugikora none ngo tukibonana, ubu tukibonana nyene urupfu rwavuye ko ntabwo rukiriko. Tukibonana nanje jewe Prophet byarangiye, ariko ngo ndaza kukubwira ngo ndahantu ndahuze ndi mu kazi ngo ninjya muri poste nshaka akazi tipa arimo bo ibyo ni ibyahahise. Yego. Nagerageje kurebuzwa muri telefone ngo ndebe ko nabona uwo nimero basi y'uwo bari kuvugana, murabure ndaheba, ndavuga barakuriye tubyanze bikunze yaramwibye. So ibyo ni ibyabaye rero. Papa bitangaza iriya ni escrow. Bwa n'ubwo escrow Libre yari ikwiriye kubireba bakamuhamagara agasobanura icyabimuteye. Si ngombwa wenda kumufunga, ariko agasobanura icyabimuteye, yenda kanasaba n'imbabazi. Siko uyu munsi tuvugana abakozi b'Imana bari kujya batagaciro kubera bagenzi babo. Then izi pranka ngo umugabo yamutaye, ngo umugore yamutaye, ngo wabonye ariya marira. Yego. Warayabonye? Narayabonye. Rero Papa bitangaza ni umugabo utazi kwinginga amarira. Amarira ye ni nka ya kidamu. Ndamuzi bihagije. Urumva? Rero reka tubwire abanyarwanda ngo escrow. Naranabivuze mbere yuko ubu bwabo basabana imbabazi. Nababwiye ni buriya n'ubwo escrow, buriya n'ubutubuzi barashaka abo biba. Cyane ko uburyo bari babipanzemo
bashakaga ko umugore agaragaza ko yatawe, noneho umugabo nawe akagaragaza ko yatawe. Babanyempuhwe rero batanga pole, bagaha umugabo pole, ba bagore b'abadiyasipora bati Yego. pole, yo Imana izogushumbusha, izoca ikurungikira ubundi. None Ko ntiwizeye barayamuhaye. Imana, Barayamuhaye. baranayamuhaye. ntabwo bari kubura kuyamuhereza. Ese ntubona ko njya numva bavuga ngo ijwi cyangwa se umunwa wigeze gukorera Imana uravuma kandi ukavumura, bityo rero ashobora kwivuma cyangwa akivumura. Ntubona ko ibi bintu abantu bari kujya biyaturiraho by'amafaranga bishobora kuzababaho? Bo ikigomba kubaho kiri seriye, n'ubundi we arabizi neza ko uwamuhamagaraga yavugaga ko umugore yamusabiye. Urumva? Yego. Urumva bamuhaga amafaranga yo kugura matera. Urumva niba umpaye 1000 undi akampamagara, ntabwo ari ngombwa ko mvuge ngo ejo hari umuntu wampamagaye arambwira ngo mukozi w'Imana, ngo twabonye ngo uri gukora ikiganiro ngo cyuko ukeneye bote zo kujyana mu butayu. Yego. Ikiganiro igihe kimaze nicyo muri 2023. Yego. Urumva? Kandi njyewe nahise nibuka igihe nagikoreye. Urumva kimaze imyaka 2. Ati none iyi nimero yawe iba muri mobile money? Ati bote se zigura ngati buriya zirengeje 7? Ndamubwira nti rero baburetse gato, ni bote zaraguzwe hashize imyaka 2. Iki kiganiro kimaze imyaka 2. Rero nsaba abantu nibajya barekura n'ikiganiro bajye bavuga basi itariki bakiri kuri, Nibyo ni ukujya kugira ngo umunani be gucanganyukisha abantu. Ndamubwira nti ikiganiro rero ubonye kimaze imyaka 2, bote zarabonetse, ahubwo wowe n'ubundi yampe wagambiriye kuyampa. Nifitiye umwana mu bitaro. Yego. Uzi ijambo yambwiye? Yarambwiye ngo ndagukunze. Ni ukuri. Yarambwiye ati yaragutaye mu gipimo we. yarambwiye ati ndagukunze. Basanga yari yanamuye. Simbizi Ariko nibyo twiyongereye. ni ukuvuga rero biriya ni puranka, ni ubujura, ni esikoro, ubujura bubi cyane. Ahubwo dore ingaruka rero nuko ari ababibonye gutyo hashobora kuza undi noneho biri seriye akabura ubufasha kubera ibi bisambo bikuru. Ni ukuvuga ngo undi byabaho nyine. Nka buriya kiriya kiganiro Pastor Mutesi, reka mbere ko burya ari puranka. Ubu ni ukuvuga ngo Pastor Claude uhedinze iyi puranka yihangane, ibi bitandukanye no kwibasira, kandi nanone nanjye sinamurenganya. Viyuzi zarabuze, viyuzi zarabuze. Urazana inkuru nzima ntibayirebe ntibanayiteho, ariko wabazanira igikwangari bakayagara. Urebe ukuntu ari puranka ya kasamutwe. Ubu Claude, papa bitangaza na mama bitangaza babaye irembo ryo kumugeza kuri Pasiteri Mutesi. Hari ubwo barajyayo Gusaba imbabazi. rindira burange mba namaze kubibona, mba nabijumereye ewana murindira. Ubu Pastor Claude agiye gufata mama bitangaza b'igikingi cy'ibumoso, papa bitangaza b'igikingi cy'ibumoso then iburyo, hanyuma Pastor Claude abanyuremo abagira inkoni n'irembo ribageza kuri Pasiteri Mutesi kujya gusaba iki? Imbabazi. Mwibuke ko bamukozeho inkuru ndetse zinasesereza. Uretse ko Mutesi yaza kuba ari rukururana, ari umuntu ukunda gukururana n'abantu, papa bitangaza bari mu maboko ataraje. Cyo bita gushinyagura, yaramushinyaguriye Rusagara yapfuye. Bati se ushimishijwe nuko Rusagara yapfuye? Ngo ngo umugani yatashe, amen urangeza ibintu nk'ibyo nyine, ngo sinanamuzi nyine apfe kuko atamuzi. Rero reka ntange ubutumwa kuri Pasiteri Mutesi abagura imiceri myinshi.
yabamenyereje kubaha imiceri nk'ibimenyetso by'imbabazi, shake n'ingofero abashaka n'ingofero n'inkoni azabambika ko ni abatambyi. yego Joel ni umushumba ndabizi, yasengewe n'amaso yanjye ndeba, ntabwo ari prank, yarasengewe. Yego. Rero Mutesi uba ugura izindi nkoni, uba ugura n'izindi ngofero uzabambika, uba utegura ibitenge uzahama amapasiteri, uba utegura n'imiceri uzabaha, gusa ugira n'ibyo gutera inyoni. Ugira n'ibyo gutera inyoni pe. Rero dusaba abantu bari butangire iki kiganiro banagisoza. Turimo twerekeza ku nkuru nyamukuru yatumye ngutumira kugira ngo tuganire. Wigeze buriya njyewe iyo nshaka kureba nibishaka n'igihe tugezemo, ndabanza nkareba ubuhanuzi wahanuye cyangwa ibiganiro wakoze. Wavuze ku kintu cyitwa abapasiteri, ugeze muri ADEPR ewana uratuza kabisa, ujyamo neza, ubisobanura neza. Ejo bundi nyakubahwa umuvugizi wa ADEPR yahagaritse cyangwa yasubikiye amasezerano abapasiteri benshi bafite insengero zafunzwe. Nakuzanye kugira ngo umfashe, nimba hari amakuru ufite kuri ibi bintu cyangwa iyerekwa udusobanurire. Ese ko bahagaritswe kandi bagifite ahandi basengera, byo bishatse kuvuga iki? Yaba ari inzira yo kuzabahagarika burundu? Kuko bavuga ko babahagaritse igihe cy'amezi, babasubikiye igihe cy'amezi 3, kandi mu by'ukuri abakirisitu ntabwo bicaye mu rugo, baracyari gusenga. Hari ikintu bita tesite, Yego. gutesitinga ikintu ngo barebe ko kizakunda. Uku kuva Batsinda ukajya guteranira ku Gasave, mudugudu wa Giheka ukajya ku Gasave, biroroshye ko gufata umupasiteri umwe agasengesha aya madini yombi biroroshye. Yego. Kuvuga ngo Gasave irasoje irasohotse, Giheka niyinjire. Wa mupasiteri wabwirije mu iteraniro rya Gasave akabwiriza no mu rya Giheka biroroshye. Iryo naryo rigasoza rigataha. Hanyuma irya Giheka ryasoza hakajyamo irya Batsinda. Yego. Hanyuma gufata wenda mwarimu ku Gasave nanone akabwiriza irya Giheka, ibyo ni ibintu byoroshye. Ahubwo ubujura burimo ni uko umudugudu wa Giheka watuye. Yego. Noneho n'uwa Batsinda nawo watuye. Ya maturo ahise aba kava Yego. muri paruwase n'ubundi irimo irakora. Urumva? Yego. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ibyatungaga umushumba wa Giheka birarangiye, n'ibyatungaga yenda uwabatsinda urugero nabyo bigize gute? Birarangiye. Ubwo aba bashumba babiri rero bahindutse ibindi, reka mbivuge muri urwo rurimi, bahindutse ibindi bintu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo iyi tekinike yo gusezerera abashumba muri iyi tekinike y'amezi 3 iminsi 90 angana n'iminsi 90, iyi ni lasiti oningi. Urumva? Mu bidarubindi binini ariko. Iyi ni lasiti oningi. Ikindi kandi hagiye kuzamo ikintu giteye gitya. Bari kubitestinga babanze, ni umushinga kreyanta, umushinga ni ugukereya umushinga, kabarebe ko kubamanaginga bose ayo madini yose afungiwe bazabishobora. Sibyo? Nibabona rero batabishoboye mu minsi 90 bazabagaruka. Urumva? Yego. Ariko nibabona babishoboye ntago bazagaruka.
kirumvikana neza ijana ku ijana. ku ijana. Hanyuma rero nta nubwo ya mishahara bahagarikiwe iminsi 90, iminsi ntibazayihemberwa, bihangane. Yego. Aya mezi 3 ntibazayahemberwa, uko ni ukuri. Yego. Then hagiye kubaho kugerageza ishyira mu bikorwa Yego. by'uyu mushinga wo kubicisha inzara, Inzara. ni ukubirukana. Kandi ubundi rega nuko abantu batari kubibona, iyi niyo ndunduro y'ingoma ya ADEPR mu Rwanda. Iki kintu ninyivuga abantu baze kukihangana. Iyi niyo ndunduro y'ingoma ya ADEPR mu Rwanda. Iri ni ryo herezo rya ADEPR. Narabihanuye 2013, ngire ngo abanyarwanda nibakenera amalinki babisabe. 2023. Yes, narabihanuye ndanabifungirwa, bagiye kundega. Bagiye kundega, umuvugizi arimo. Urani nawe wamfungishije. Ahubwo afata ba Korode na ba Ezekiyeli. Naje kubimenyenya. Abatamu udufaranga kugira ngo babe irembo ryo kujyayo. Yagiye na vewiti y'umukara. Ngewe ninjiye muri RIB, umuvugizi asohoka. Urumva? Yego. Iki kintu suracyumvise? Ndacyumva cyane. Ninjiye ku headquarter, imodoka ya RIB yanyinjije ku headquarter kubazwa, umuvugizi asohoka. Urumva? Systeme rero yabonaga ndi umwe mu bahanuzi bamubangamiye. Urumva? Yego. Niyo mpamvu abantu baje kubona ikiganiro nakoranye na ba Pastor Korode, Ezekiyeli dusabana imbabazi hano, kuko nari maze kumenya ukuri kuko ibintu byagenze. Yego. So no kuvuga rero ngo aka kanya turiho tuvugana uko ubuhanuzi buvuga. Yego. 2023 mu mwaka w'ibihumbi 2024, 2024 azaba ari umwaka wa sakwe sakwe. Uzasakuza abasilamu, uzasakuza inzego, buri rwego rwose ntaho itazatera sakwe sakwe. Ngira ngo abantu babonye impindagurikire nyinshi cyane iteye ubwoba muri guverinoma. Na sakwe sakwe yagezeyo. Muri siporo, mu mupira w'amaguru, sakwe sakwe yagezeyo. Mu cyitwa imisoro n'amahoro, mu nzego mu bintu byose, sakwe sakwe nta hantu itageze. Igeze mu madini n'amatorero isya itambaye. Nibwo mwabonye icyitwa insengero. Abantu bambwire mbahere inki y'ubuhanuzi buvuga ngo urusengero rw'abatsinda, mu nsengero zizafungwa, y'ubwayi izafungwa kugeza ubwo izarwara imidite ikikubita hasi ntawe uyikozeho. Ubwo buhanuzi burahari. Yego. Bituma uwitwa yabateranya amagurukiriza bitwa ba Joel, abitwa hari uwaje afite amaso y'indubaruba, nahagurukiwe n'abanyerondo baza gukora ibiganiro, abantu babyibuke. Hagaragaye abagore baje bavuga ko nababyarije mu bishanga, izo nkuru mwarazibonye. Haza baza bavuga ko nataye abagore, nateye amada, ibintu nk'ibyo ngira ngo mwarabibona. Yego. Haje abantu benshi batandukanye, abaje batereka da nibishaka uyu mubona korana n'imbaraga z'abarangi, ngewe ndamuzi, ibintu nk'ibyo byinshi cyane. Izo nkuru mwarazibonye. Hari uwaje ngo avuye ngo niba ari Kabuga, ngo namutereye inda mu gishanga, ngo niba ari muri Ndabirambi, ibyo mwarabibonye. Uwari umagurukiye yitwa ayabateranya atayi Gasanze hano ruguru ya gare. Ngire ngo ni nawe mushumba wa Paruwase Yabatsinda. Urumva? Uyu munsi niwe ku cyumweru abanyarwanda mu ndenganura, ku cyumweru niwe wacecekeshereje mu iteraniro umuhanuzi wari uhanuye. Ernest. Sibyo? Yego. Byabaye amaso y'abanyarwanda areba, isi yose ireba, isi yose ibibona. Sibyo? Nituvuga isi yose ntabwo ari imigabane yose, ariko abantu barenze 10 burya iyo babonye ikintu ni nkaho isi bayagize gute. Ernest acecekesherezwa ku Gasave mu iteraniro, bamutereramo indirimbo biranga, umufasheho wese aramuhanurira. Asoje guhanura, itorero ryose rikoma iki?
akaruru Yashima Imana. bakoma n'amashyi. Mu yandi magambo bivuga ngo abakristo bo muri ADEPR banyotewe banyotewe kongera kumva ijwi ry'Imana. ry'Imana yabo. Yego, niho nakoze ikiganiro kivuga ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda mbere yaho 2024 nahanuye ubuhanuzi Imana yantumye hano uvuga ngo 2025 turi kumvikana. Yego. Ndumva nari nambaye ishati ya madowadowa. Ni ukenera linki anyandikire ndamuha iyo linki. Icyo kiganiro kirahari. Buvuga ngo 2025 nicyo gihe cya mbere n'icya nyuma. Harimo ubuhanuzi buvuga ngo ADEPR iziyunga n'umuriro wa Pentecote. Yego. Ubwo buhanuzi burahari. Yego. Pentecote igiye kurenganwa mu Rwanda. Yego. Niryo dini rizarenganwa, rizahura n'akaga gakomeye. Izakinga ubutazongera no mu nzozi ntibazarota kugira gute gukinga, kuko izabigambaniwe na ADEPR. Mpanura ubuhanuzi buvuga ngo Zion Temple igiye guhagurukirwa n'amaboko akomeye, azayikubita hasi nta kabuza. Ejo bundi mwabonye Potso Gitwaza yivugira we ubwe mu kanwa ke. Abantu bari bazi ko amaboko azayimanukira ahari ari amaboko y'ingumi n'imigeri. Bati none urubanza Theogene ko wavuze ko Gitwaza ahagurukiwe n'amaboko akomeye kandi ko azamutsinda ko nta kabuza, bikaba birangiye urubanza yaburanaga rutsinze. Ndababwira nti muri abasazi ntimutekereze. Ubwo nababwiye ngo mwirebera amaboko akomeye mu rubanza, ahubwo amaboko azamuhagurukira amurusha iki? Imbaraga. Uyu munsi ndababwira ngo niba hari umugabo ufite iyerekwa rikomeye muri iki gihugu Gitwaza ariko nibwo ejo bundi wubwe yakoze ikiganiro mwarabibonye cyo kwirukana bambaye amapantaro n'abarasita Yego. mu rusengero. Arababwira ati cyitonderwa ku ruhimbi ho n'ibindi bintu. Arababwira ngo muba mwaje gutera urusengero umwaka. Ni amagambo ya Apostle. Yego. Ubwo simbwasohoye Yarasohoye. hanyuma ndababwira ngo 2024 hagiye gufungwa insengero. Nge narizi iki tuko wawi. Hagiye gufungwa insengero abatekereza ko zizapfa kongera gufungurwa mu byibagirwa. Nibwo nababwiye ngo icyo akora 2025 hazaba ikintu kidasanzwe. N'ubu ndagitegereje kandi n'ubu ndimo ndahano. Yego. Kuko gusubira mu buhanuzi n'ubundi ni uguhanura. 2025 mwitinyishwa nuko aba bashumba basezerewe kuri uru rwego. Mu byihorere. Iyi ni impamvu ya nyuma Uwiteka aboneye iri torero. Reka mbisubire. Iyi niyo mpamvu ya mbere n'iya nyuma. Samusoni yica abafilisitiya ntabwo ari uko Imana yangaga abafilisitiya, oya, ahubwo yari barwaye inzika igihe kirekire. ADEPR rero mwihanga, ukuboko kw'Imana isumba byose kubamanukiye kudasubira inyuma. Ibi ndabivuze kandi bizasohora, nta n'amarangamutima mfite. Igihe kirageze iri torero Imana ikarihandura mu ivunja riri mu mboni y'ijisho, ntabwo ari mu birenge. Umva ubuhanuzi ntanze uko buvuze. Igihe kirageze iri torero rya ADEPR Imana ikarihandura ivunja riri mu mboni y'ijisho. Ndasubiramo. Igihe kirageze itorero ADEPR Uwiteka akazana uruhindu, ntabwo azakoresha igikwasi cyangwa urusingi, si n'umusumari, azakoresha uruhindu n'ivunja riri muri iri jisho Imana izahanduramo. Hahandi muzajya muhura n'abashumba bashumbye muri iki gihe barira ntawe ubakozeho, hanyuma bariya bashizwe inyuma iriya nibo bazaba baseka kuko akebo nigeramo. Uwiteka agiye guhora inzigo igihe amaze arwaye inzika bamwe mu bashumba b'iri dini, kuko mwimitse inda nini mwirukana umwuka wera ubu arimo arazerera yabuze ubuturo mu bantu.
mu yandi magambo siko bizaba kubamutegereza, kereka abava mu masezerano ari nta mpamvu. Ijambo riravuze ngo icyo akora hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, hanyuma Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, kuko mwene ibyo byiringiro atari ibyo kudukoza isoni. Mu yandi magambo abanyenda zizuma muzireba, zizasubira inyuma nk'umupira utobotse, izi nda zizasubira ku mugongo nk'uko zahoze mutarahamagarwa. Nicyo gituma Uwiteka abarwaye inzika igihe kingana n'imyaka 30. Myaka 30 irihiritse Uwiteka arwaye inzika iri dini. Niyo mpamvu rero kuva mu mwaka w'1998 ijisho ry'Uwiteka ryakomeje kwitondera ibiri kubera muri iri torero. Ni ubwa mbere n'ubwa nyuma, narababwiye ngo ni ubwa mbere n'ubwa nyuma. 2025 narabihanuye, uze kumbwira ngo uhe link inshuti yanjye, bivuga ngo hazacamo umweyo utarigeze ubaho muri iri torero. Uwo mweyo niwe uzaba ari wo wa mbere n'uwanyu. Rero mbabwiza ukuri, ukwezi kwa karindwi kwa 2025 niko kwezi kukudomo, niko kwezi kwa mbere n'ukwa nyuma, niko kwezi kwiherezo ku ngoma y'itorero ADEPR. Nibwo Uwiteka azasoma ibizira byanyu ku karubanda, muzahagarara imbere y'inkiko, kwisobanura ntimuzabishobora. Ikibazo giteye ubwoba, Uwiteka azabagobwa ururimi, muzakorwa n'isoni ku manywa y'ihangu. Muzashinjwa byinshi isi itari yashira ku karubanda, muzasobanukirwa byinshi, amakosa yanyu yose, ibyaha byanyu byose bizajya ku karubanda nk'uko bikurikirana. Rero mu yandi magambo, reka mvuga iki kintu: mwavunnye umuheto, iri torero ryarashishaga, muryambura imyambi, mwabyaje igisabo cyabacundirwagamo, mumena inkongoro mwanywereyemo. Uyu munsi n'uwababwira guteranya ibisate by'izi nkongoro mwanywereyemo amata y'umwuka, ntimwamenya naho mwabijugunye. Bamwe mwabicanishije imbabura, abandi mubirunda mu mifuka y'ibishingwe. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, manitse ukuboko ndi imbere y'Imana isumba byose, ntabwo bizaba nk'uko mubyifuza. Igihe kirageze. Nibwo nababwiye ngo 2025 itorero ADEPR mu Rwanda rizacamo umweyo uteye ubwoba. Nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma uyu mweyo uzaba unyuze muri iri torero. Hirya y'uwo mweyo hazabaho ikintu kidasanzwe, amaso yanyu atabona, n'amatwi yanyu atari yumva, ndetse n'ubwenge bwanyu ntibushobora kwibwiriza ngo bugitekereze. Hirya y'icyo kintu umuriro wa ADEPR uzongera kwaka, umuriro wa Pentekote uzongera kwiyunga na ADEPR. Nibwo umuntu azongera guha mugenzi we ikiganza, umuntu yuzura umwuka wera. Niho uzamubaza ngo ni wowe, niho uzamubaza ngo ese ni mwebwe. Hanyuma uzahobera Pascal bitewe n'igihe muhoberaniye, bitewe n'igihe mubonanye mutaherukanaga, bitewe n'amateka. Wongere kuzura iki? Umwuka wera. Nta macakubiri azongera kuba mu idini, nta macakubiri azongera kuba mu itorero, nta munyangiri izongera kubamo. Mupantekote azongera kuba umupantekote uruta karindwi uw'inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hazabaho ububyutse, icyo gihe hazabaho ububyutse buteye ubwoba, hazabaho ububyutse butigeze kubaho. Ubwo bubyutse buzaba buruta ububyutse bwabayeho muri 1992. Niho hahandi uzajya uvuga uti mwene da, menye ko twapfaga ubusa. Iyabanye nawe iyo wari uri, ni nayo yabanye nanjye iyo narindi. Sanze ko twapfaga ubusa. Nta muriro wa Pentekote uzongera kubaho, nta na Pentekote izongera kubaho. Bose bazitwa abana b'Imana. Insengero zizifungura, umugezi uzazifungura,
ndababwiza ukuri hazabaho amateka ateye ubwoba. yego. Niyo mpamvu mfite amasengesho y'iminsi 3 Mm, Imana yampaye yo gusengera ukwezi kwa karindwi. yego. Uyu munsi nakagombye kuba nagiye ariko nta tike nabonye. Amafaranga nari mfite nayarwaje umwana, ninjiye ibitaro ku cyumweru, nasohotse iri joro. Urumva ko rero icyo nsizeyo ni igifatika. Yego. Rero ndagira ngo mbabwire bantu muri kuza gukina, muhagarike imikino. Bantu muri gukina mu murimo w'Imana, muhagarike imikino. Abantu rekana n'ababwiza ukuri, poromosiyo y'ibi bintu irarangiye. Niyo mpamvu rero nagira inama umuntu wese unteze amatwi kugura umukeka akawurambura mu nzu ye. Nimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Buri muntu mw'itorero we aba uwejejwe muri byo. Niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Muririmbire ihoraho, Yesu ari hamwe natwe, tuneshe ibigeragezo. Imana rero idufashe. Ariko ndagira ngo mbabwire ko biragoye iyo utarinjira muri ziriya nzu z'abaturanyi. Reka mvuge ngo 2025 iragatsindwa n'Uwiteka. Mm, Dore aho nicaye hanyivumiye hano. Ndabona abantu benshi bari kuza ngo ubuhanuzi bwa 2025 mm, birambwiye ngo yerere. mm. 2025 niwo mwaka wo gusenga bya nyabyo, Mm, udashizemo imikino. yego. Imana yansanzira ijoro irambwira ngo nze mbabwire ngo inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo. Muramuke. Urakoze cyane, reka tugushimire. Mbere y'uko ugenda, ihangane gatoya amasegonda make, umwanya waduhaye ni wo munini. Hari abantu benshi bari bamaze igihe batakubona ku Imana Irahari TV, uyu munsi bakubonye kandi bakaba bifuza nimero yawe ya telefone kugira ngo ubafashe gusenga Imana. Nubwo ndi buyishyira ahagaragara, ariko wamfasha kugira ngo bitaza kugorana yenda bakaza kuyibura. Mana tabara abanyarwanda, bongere baba bantu basubirane nawe, abantu basubire ku isoko. Niko byahoze yahiriye mu nzu. Shokondwa yari yaramenyereye ariko ihira mu kigori. Mm, Abantu nibareka imikino. yego. Telefone ni 07 83 01 002. Kandi ushaka kunshyigikira muri aya masengesho, Yego. ntabwo nzayakorera hano mu Rwanda. Hari umusozi Imana yambwiye nzayakorera. Ni amasengesho y'iminsi 3 nayo gusengera ibintu bibiri: Yego. gusengera abanyarwanda no gusengera igihugu. Amen. Ngasengera ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani, Mm, kandi ukwa mbere kugasanga aya masengesho narayakoze. yego. Rero nimero niyo ngiyo nayibahaye. Imana ibahe umugisha. Abantu bagufasha bakagushyigikira kuko baraba bashyigikiye Imana, cyane cyane ko ni kure, itike risabwa. Ntabwo ari ahambwira, ariko ngewe nahise mpumva nanjye. Ndagira ngo ubushize njyayo nakoresheje arenga 100,000 by'amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero ushyizeho rero turu ugashyiramo aho kuryama, ibyo kurya, murabyumva namwe, kandi tubamenyereye nk'abantu badatererana umurimo w'Imana. Mukanda akanyenyeri ibintu byose bigende neza. Nibishaka reka tugusabire umugisha. Imana iguhe umugisha kubwo kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane.